njye abahungu muransetsa urakennye ubukene bukugeza habi ariko uri kwirirwa ubaza umwana w'umukobwa none se ngo ufite umwanya ryari none se ngo duhuje iki none se ngo mubonye ryari niko arabona umwanya bigende bite kuri ziriya ntebe ziri mu mujyi imbere ya Equity mugiye ku rwibutso rwa Gisozi mugiye kwicara muri turiya twatsi ariko se ntabwo wumvise akantu yavuzemo katari mu bwenge na buke aka ngo bajye kwicara ngo ku rwibutso kwicara ku rwibutso ngo bajye kwicara ku rwibutso rwa Gisozi yibutso kuruzana muri jokes z'umugore bro nyine nawe babarura unyumvire n'ukuri kw'Imana kiba cyahubutse cyana kirimo kiravuga ngo cyavuze ibintu bya danje ntago erega reka nkubwire mani ntago akazi kabuze ahubwo turabanebwe aba umuntu araza akakubwira ngo YouTube irimo amafaranga mani ngo irimo ibiceri ugahita witereka ugatereka telefone hariya ukabaga koko ukabagagura wajya kureba ukabona views zabirebye ngo ni 12,000 ku munsi ubu se ko kuba wungutse ukiyambura ubumuntu ubwo bavuze ko reka yigendere kandi ubu ni mubi Samusure ni mubi Samusure arakana yajyaga acumita urumva gakina amafilime arakazi akomvuga Samusure arakazi urumva ariko abantu baramwe ngo Samusure mwigize gacumita ngo bari muri salo urumva bagira ngo arakiroboye Samusure ni umuntu iyo umubonye ngo bagize ngo arakiroboye ari abantu njya ndeba nkahita njyagengira kure nkareba nkavuga ati no muntu akurongo yanakwica nka Samusure na Kanyombye Kanyombye kakizingiramo Kanyombye biro biracikagurika wowe biri gucikagurika bari baramamagariramo ariko ntinya umuntu witwa Kanyombye na Samusure Kanyombye amabona yakizingiramo abo ndabatinya rero nakubwiraga bira bikobwa njyewe nje Kigali nzarongoramo kimwe ariko zijabo birasubiza kwanzuka nagitegera aho uri hose ntiwakibona no hari ibya hano nabyo mani kiba kirimo neje igituba kirimo stress igituba kirimo equality iragenge mbaye muri Afrika none se wajya kuri plus 250 Canada ukaba wiswerera gake ntuso Albina se buriya namuswera Albina nayo mbona yaryoshye gito Albina nari ko ufite Albina nari no kumusaba cyangwa no kumuswera nose ko mbere bavuga ngo n'umutinga byaje kurangira yabivuyemo naje kumushakira umwana utwika amutambika imboro nziza nigeze gutora ubusurira ahantu baswerera Albina amutambika imboro ya danje bro Albina bira bintu by'ubutinganyi bamuvugaho kwisha ariko umwana bita ngo Tesha ngo yajyaga mutambika ibya jaho Tesha yari yaramuhabije ngo Tesha rwose yajyaga mutambika ikintu biti buriya Tesha ngagira ibya rinini shaho Tesha hari ukuntu buriya cyatesha ariko cyatesha naco gishobora kuba kijya n'abahungu Tesha ngagira ibya rya danje mwebwe sinzi impamvu abantu babona Tesha nk'umugabo kandi Tesha buri ubwo ngiye twajyaga duhurira hari ukuntu najyaga mumurira nawe urabona ko Tesha ajyaga akora kuri flash hari ukuntu ngiye nagira nko kuri flash ntarakora ikiganiro nkaba nicaye hari aho duwaitingira and then Tesha yari afite akabira aho ngaho nkagenda kumutera pisi buri ubwo ninjiragamo muri ntuza akazajya nyirebesha gutya akazajya yirebesha gutya ntabwo wowe ko bavuga ko ari umutinganyi uranshaka iki ibyo bintu by'ubutinganyi Tesha nta nubwo mbimuzimo ngira ngo Tesha wasanga yarabigiyemo kubera amafaranga nukuri kw'Imana ngiye Tesha amaze kunyisetinga kenshi utamucumise ntari kumucumita eventually
hari umunsi nuza yaje dusanga kidusanga ngiye kugifata cyatisha ngiye nyitangiye ukuntu gutya wa mutipe bamwitaga ngo Lil Pac wakoraga kuri Flash uramwibuka namuzi Lil Pac kaga Lil Pac yadufatiye mu kumba gutya Lil Pac yaje kugwamo gutya nibitamwaga bitugani ngo tuteshora bizi ko turabajyamo ako nari ngiye gucumita tesha ibyo biboro muvuga ngo numutinganye sinari ariko ibaze nka kuri ukuntu Brian yanyemereye umusundi ngiye nko kumucumita namara kumutambika imboro nk'iminota nka 15 nkajya kumva arimo aravuga ngo ndagaswingingiri yabikubwira da bo ndamutambika urushyi mu gito ese bibi aba bakobwa uragira ngo se abakobwa niki abakobwa barezi bien uragira ngo ni biki bagira ni wabonye nuza bamwita gute wa wundi Shasha Kate Shasha Kate si ibintu bari barimo baramukorera warabibonye sibyo bya bintu ngenda nabyikundira none no kubikora ukubika umuntu se kumwe bari barimo singisahani byari bimeze nk'isahani nabonaga bameze nk'aho barimo baragira nk'isahani ukuntu bimeze bagita ikibakure biriya iboro rero tuya ni utuntu twanjye ariko ngiye kugeza n'ubu ngubu bro igituba nabonye kikantera ubwoba ni igituba cya Emeline Ishanga nta gituba cya Emeline twabonye ubunini bwa gira gituba bujya buntera ubwoba aho ngiye kuzashaka ideka metero yari mushuti we ntabwo ari Emeline yenda gake nta gituba cya Emeline twigeze tubona twabonye iki Ishanga ntari reka tuvuga utyo dare umwana ukuntu avuze ngo isorori ibintu by'isorori ni ibintu byanjye rero sinumva ukuntu ushobora kumbesha ukambwira ngo ngewe wikundira isorori nkaba nikundira isorori nkaba nifitiye n'umuhini inza gukomba isorori naenda mwite mfata insekuri mwanze ukambwira ngo umuntu adafite umuhini ngo araza kubindusha byose ariko Instagram babonye ukuntu Instagram ari nziza ibaza tuba turikorera ka live ntabyo kubwira abantu ngo tapping ibyo narakubwiye ibyo uzajya ugendera na Godfather muzajye mutapinga ibintu byanyu batapinga naranje narabirebye navuga ati ngo bigiye kuzaca personality bire birakwica je urabona twego turi abantu barenze cyane njewe noneho ukajya kubona ugasanga uri ku live ka TikTok abantu bose barimo barakureba ngo tap bakagusanga ku live ka TikTok urimo urabwira abantu ngo tap ngo sinzi mu gift ngo sinzi flower ngo thank you ibyo mwarasaze twena nuko nguko dukora urumva je mbona kumva ibyo bintu narabikubujije wanze kunyumva reka cya Godfather niba gishaka gukora live natwe hamagara Bishop nona nikavuze muhamagara Bishop nona anga Bishop kuri WhatsApp reka kazuko tap ni ya Godfather tap ni ibintu bya Godfather ari urikumva ntago nazirirwa ntapinga abana bazankishamo ijisho ibaza kujya wirirwa buri kaje ubwira abantu ngo tapinga ubwo kandi warangiye ukahita uvuga ngo harahiye ngo waracometse ngo maze ngo kuri no mihana ngo imaze imyaka 6 ngo imaze imyaka 7 ariko uracyabwira abantu ngo please ngo tap mbanza wumve kano kantu uretse gato njye abahungu murantete urakennye ubukene bukugeza habi ariko uri kwirirwa ubaza umwana w'umukobwa none se ngo ufite umwanya ryari none se ngo duhuje iki none se ngo mubonye ryari niko arabona umwanya bigende bite kuri ziriya ntebe ziri mu mujyi imbere ya Equity mujye ku rwibutso rwa Gisozi mujye kwicara muri turiya twatsi mujye muri resitora murya ibyatsi uragira abona umwanya bigende bite wamubujije amahoro ijoro ryose kandi urabizi neza ko abikubwiye waseba we ikibazo umwana w'umukobwa ngo ufite umwanya ryari ariko ubizi neza ko aramutse akubwiye umunsi wari wose wahita umusohokana ubu se aramutse akubwiye ngo nejo uri ready ko ejo wahita umusohokana
wabyumvise? je Mm? ibyo bintu ndabyanze. Mm. njye abahungu Abakobwa Mm. baravuga ngo barashaka abagabo bafite amafaranga, Mm. ariko wagenda uyatwaye ugasanga kandi nabo barashaka kuyajya ntibagire icyo baguha. ariko se ntabwo wumvise akantu yavuzemo katarimo ubwenge na buke, Akana ngo bajye kwicara ngo ku rwibutso, kwicara ku rwibutso. ngo bajye kwicara ku rwibutso rwa Giso. Yibutso kuruzana muri jokes Yego z'ubugori. bro, nyine nawe mbabarira unyumvire ni ukuri kw'Imana. kiba cyahubutse icyana kirimo kiravuga ngo cyavuze ibintu bya danje. Ibaze wallahi. Muri comment ntibakibaze. Ni vuba vuba. Zabuloni or Darius MTN. Ako je kuraho icyo gitelefoni man. Alo? Sawa. Sawa. Abakobwa baba bagiye gukora si bimwe wavuze ngo je Yego Yesu. sawa. Man, ni ukuri kw'Imana sha njyewe nyine hari ibintu bibabaza umuntu ukabura icyo wabikoraho, ariko man sha njyewe abantu bajya bareka kwigana none izi YouTube njyewe ntago nzi uburyo YouTube wenda zishyuramo aba bantu, kuko ngira ngo bishyura ngo kuri views, ariko ndibaza nimba ukorera ikindi Hagati aho ngaho kinyamakuru. Brian, hagati aho ngaho ndimo natanga akazi ku bantu bose bafite content. Aba content creator bose, umuntu wese ushaka akazi muze kuza Nyamirambo kuri office aho dukorera, ufite content yawe mu gitondo saa 3 za mu gitondo i Nyamirambo aho dukorera kuri office, uzuzanye content yawe tuvugane, tunakore na trial, twabona ari ibintu biri sawa, akazi ni kontra ndimo ndasinyisha abantu. Nibaze kabisa n'abashaka filime rega ntago uba wabipostinze se abantu ntago erega reka nkubwire mane ntago akazi kabuze, ahubwo turabanebwe. Umuntu araza akakubwira ngo YouTube irimo amafaranga mane ngirimo ibiceri, ugahita witereka ugatereka telefone hariya ukabaga koko ukabagagura, wajya kureba ukabona views zabirebye ngo ni 12,000 ku munsi. Ubu se ko kuba wungutse ukiyambura ubumuntu, ukagenda ku muntu ukamwurira ukavuga ukuntu umuntu aragenda akajya ngo dumba ngatema ibiti, ntazi iryo shyamba ntaramubona byikoreye, usibye kuba yabona yapostinze imodoka irimo ibyo biti, cyangwa se wakaza akabyivugira, ukaza ukamanuka dumba ukavuga ukuntu dumba umuzi, ukavuga ukuntu dumba kabisa. None dufite ukuntu aba bantu ubahereza umwanya kumwe nyine ngaho wicaye i Nyamirambo, baraje barariye umuntu akahita kugira ngo mwabaye inshuti, twa dutori mwateraga aho ngaho akaba ari twafata akajya gukoramo ikiganiro. Bro sinzi njyewe ibi bintu bisigaye bituma nta muntu wakizera, nta muntu wapfa no kubwira umuntu, usigaye uvugana n'umuntu kuri telefone ukagira ngo ari kukurikodinga, n'uwari inshuti yawe ugatangira gutinyamo ukumva nta n'ikintu mbega njyewe ntago mbizi kabisa pe. njye niyo mpamvu ubu ngubu mvugana n'umuntu kuri telefone nkajya nigengesera. Ugasanga abantu wahaye akazi, ugasanga abantu batumye umuntu abamenya kubera wowe.